Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere kuri amahoro kandi nimburi mu bibazo wihangane, ibihe bizahinduka. Niko ibihe bigenda bisimburana ibindi, niko umubwiriza yanditse. Hanyuma rero turabashimiye cyane, dushimiye abantu inshuti zacu z'akadasohoka muri mu Rwanda, mu Burundi, mu biyaga bigari mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge. Tubashimira tubabwira ngo Imana iba umugisha kandi tubifuriza umwaka mwiza tugiye kwinjiramo wa 2023. Uyu mwaka uzabere umwaka w'umugisha, umwaka w'amata n'ubuki. Muzahirwe mwese, ibyo muzerekeza amaboko Imana izabaheshe umugisha. Abari muri Amerika turabasuhuje, tubifurije umwaka mwiza. Abari muri Europe tubifurije umwaka mushasha. Abari muri Aziya tubifurije umwaka mushasha. Abari muri Australia tubifurije umwaka mushasha. Uyu mwaka uzabere umwaka w'umugisha, umwaka wo kunguka ivy'umwuka. Imana iba umugisha. Pasiteri, amakuru yawe meza. Umwaka mushasha nawe Imana iwutugejejemo. Ariko je ndashimiye Imana cyane kuko uyu mwaka wa 2022 uyu mwaka wari umitanye. Uziko miro kugera gisida muri uku kwezi hashiye icyumweru kimwe ngoze ya gisida. Ni Imana yandokoye, nkabashimiye Imana ko yandinze uyu mwaka ubutanjanye. Imana yumve ko nyishimiye, yarakoze cyane. Kandi namwe ndabashimiye abantu mugenda mudusengera ku manura nijoro. Imana ibaho umugisha cyane. Pastor rero Imana yakomeje kuturinda kuva mu myaka yose yashize kugeza uyu munsi wa none, kandi uko iminsi yita niko benshi bapfa. Urupfu rero n'ingaruka y'icano twabihagarika, bigomba kubaho, ariko ntitwabura gushimira Imana kuko yatubeshejeho rutaduhitanye, ariko harabo rwahitanye kandi baturuta, turabyemera. Imana yacu ihabwa icubahiro kuko ubushake bwayo ni bwo bukomeye kuruta ubushake bw'abantu. ahubwo tunashimiye n'Imana si no kuturinda urupfu, ariko n'uyu mwaka Imana yaratugaburiye, yaratwambitse, yabaye mu ruhande rwacu. Reka twongere dutamire umwaka ukurikiyeho. Yego. Nongeye gusuhuza bene data badukurikira kuri channel ya gusenga everyday, kuko Imana yaturinze turacyashima. Tugikomeza n'ijambo Imana yaduhaye kubagezaho, tugiye gusoma mu gitabo ca Zaburi, ni ukuvuga ngo ni indirimbo ya 90 ya Zaburi iriba amasengesho ya Mose. Tugiye gusoma Zaburi ya 90. Turasoma ku murongo wa 10 kugeza kwa 12, twumva uko atubwira. Zaburi ya 90 umurongo wa 10 turageza kwa 12. Haravanga imyaka yacu ni imyaka 70, ariko kandi nitugira intege nyinshi ikagera kuri 80. Nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'umubabaro, kuko ishira vuba natwe tukaba tugurutse. Ninde uzi imbaraga z'uburakari bwawe, akamenya umujinya wawe uko wowe ukwiriye kubahwa. Utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Amen. Aya magambo ari kubiye mu ndirimbo ya Mose. Nk'uko twabivuze mu minsi yashize, ntabwo Imana yari yararemeye umuntu gupfa, yari yaramuremeye kurama iteka ryose, ariko gupfa binduka ingaruka y'icyaha. Ni ukuvuga ngo kuko Imana mu gihe cy'ubuziranenge yaremeye Adamu na Eva kuzarama iteka ryose, kutumvira niko kwatumye Imana igabanya imyaka yabo yo kurama. Hariya muri Itangiriro 5 urabona ko abakurambere bacu Imana imaze kugabanya imyaka yo kurama kwiteka, yabahaye imyaka 90 nk'uko ijambo ry'Imana yitubwira. Adamu wa mbere rero wacu yapfuye afite imyaka 930. No mu rubyaro rwe uwitwa Metusela apfa afite imyaka 969. Jeredi apfa afite imyaka 962. Nubwe watubereye intangarugero umuvugabutumwa wo gukiranuka apfa afite imyaka 950. Iyo myaka rwari urugero Imana yahaye abana b'abantu bamaze gukora icyaha, ariko itegereje ko nibumvira bakumvira itegeko ry'Imana, Imana ishobora kubasubiza muri cya gihe cy'ubuziranenge mu myaka yo kurama iteka ryose. Siko byagenze rero. Mu gihe cya Nowa hari ku kizukuru cya 10,
ni ukuvuga kuko Nowa yari uwacumuye kuri Adamu, abantu bakomeje gucumura, ibyaha birazamuka bigera ku Mana, Imana irababara, nibwo yavuze ngo abantu umutima wanje ntuzahora uruhanya n'abantu kuko ari abantu b'umubiri, imyaka yabo izaba 120, ibakura kuri 900 ibageza ku 120 nk'isezerano ry'Uwiteka ryo kurama kubw'ibyaha by'abantu. Ariko noneho ya myaka 120 si y'abantu bagumyeho, oya, isezerano ryanyuze mu ndirimbo ya Mose. Noneho iyi ndirimbo yaririmbye mu 1400, niho haje isezerano rivuguruza rya rindi ry'120, riravuga ngo mu rubyaro ruzakurikiraho abantu bazamara imyaka 70. Ahangaha rero imyaka 70 kugeza na n'uyu munsi ntirahinduka. Umuntu wujuje isezerano ry'Imana uyu munsi wa none abagejeje ku myaka 70. Uzapfa wese agize imyaka 70 azaba asohoje isezerano, ntabwo azaba akenyutse. Hano haravuga rero ngo iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70, ngo ariko hari abagira imbaraga bagashobora kugira amagufa akomeye ikagera kuri 80. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyiratwa byabo, ibinezeza by'ibyo bihe tumara, ngo ni imiruho n'imibabaro gusa. Nta muntu wigeze ayishimamo, nubwo yagabanutse ikaba 70 ku isi, n'ibyago byariyongeye. Nta muntu wanezerwa imyaka 70, anezerwa 3, akababara 2, akanezerwa 5, akababara 10, akanezerwa umwaka umwe, akababara 2, kugeza ubwo ya 70 iruzura. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ni imiruho gusa tubonamo n'imibabaro, ariko irashira tukaba tugurutse. Kuguruka ni ugupfa. Ahangaha noneho rero haravuga ngo Mana utwigishe kubara imyaka yacu ku buryo butuma dutunga imitima itunganye. Kutwigisha kubara ni ukuvuga ngo dukore evaluation y'ibyo twakoze bya buri mwaka, turebe ko ibyiza birimo biruta ibibi twakozemo, kuko Imana irabibona. Mu mwaka wose umuntu akora ibyiza n'ibibi, ariko ahangaha ngo twigishe kubara, ngo twigishe gukora evaluation, turebe ibyo twakoze, niba ari byiza cyangwa niba ari bibi, twivugurure twongere dukore byiza kurushaho mu mwaka ukurikiyeho. Urabona bategura ijambo rivuga ngo ibintu 6 bituma abantu bapfa kandi Satani yubakiyeho. Nuvuga ngo ni ibintu 6 Satani yubakiraho bituma abantu bapfa bakenyutse. Nibyo jambo nateguye umunsi wa none. Twagize amahirwe y'Imana itugeza muri 2023, ariko ntibirabuza abantu kugumya gupfa kuko n'ibyaha bidashize, kandi ibyaha bizashirana no kuneshwa k'urupfu nk'uko byanditswe mu Bakorinto wa mbere 15 umurongo waho kuva kuri 54 kugeza kuri 58. Ni ukuvuga ngo urupfu nibwo ruzaba rumizwe no kunesha. Ni ijambo rizavuga ngo warupfuwe, imbaraga zawe zirihe, urubori rwawe rurihe, ariko urupfu ruracakomeje kugeza igihe Yesu azagarukira mu bwiza bwe. Tugiye kureba ibyo bintu rero 6. Iyo tuvuga 6 Satani yubakiyeho, ni Satani ushaka kwigana Imana, ariko yakubaka ntibigere kuri 7. Imana iyo yubatse tuvuga ko hari ibintu 7. Iyo mvuze ibintu 7 bigaragara ko Imana yabigize mu ruhare, ko Imana ntiyakwemera kwicisha bugufi ngo ibe 6. 6 ni ikintu kirwanya Imana. 6 ni ikintu kitwibutsa amagare 600 ya Farawo, umuntu warwanyaga Imana. 6 bitwibutsa Mikoni 6, uburebure bwa Goliyati, umuntu warwanyaga ubwoko bw'Imana. 6 bitwibutsa 666 ni ruswa izabo yajaga kwa Salomo. Salomo yaryaga ruswa. Hakajaho izahabu 666, ni ukuvuga ngo itaranto z'izahabu zajaga kwa Salomo. Byanditswe mu Bami ba mbere bice 10 umurongo wa 14. Hariya amagare ya Farawo ni ukuva 14. Hariya Goliyati uburebure bwe ni Samweli ya mbere 17. Abo bose iyo bivuga 6 ni abantu baba barishizemo kwigereranya n'Imana ngo bishire hejuru afata ubwiza bwayo, ariko bikananirana. Naho muteguro w'Imana tuvuga 7. 7 bisobanura ngo ni umubare wuzuye, ni icyuzuye cy'Imana, ni umubare w'Imana, ni umubare wo gukiranuka, ni umubare utaburaho n'agako. No 6 ni umubare w'umuntu, ni icyaha, ni ikirwanya Imana. 6 ni ukuvuga rero tugiye kuganira kuri ibyo bintu 6.
icya mbere, umuntu ukora ku byejejwe atarabyejerejwe, ni igice cya mbere, ni nimero ya mbere. Abantu bagakora ku bintu byejejwe kandi batarabyejerejwe, simvuza ko baba batejejwe. Umuntu ashobora kuba yejejwe ariko atarejerejwe uwo murimo, bikaba nko kwigana. Uzana Ahiyoba nibo bayoboraga basunika igare ry'isanduku y'isezerano. Ahiyo yari ari imbere, uzasunikira inyuma. Inka zari zihetse zigeze ahantu hatameze neza ziratsikira. Uza yari afite gukiranuka kandi yari afite n'impuhwe z'umurimo w'Imana. Aramira isanduku y'Uwiteka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uburakari bw'Imana bukongerezwa kuri Uza, maze Uwiteka mutsindaho. Ntabwo ari uko Uza yari afite gukiranirwa, ahubwo ni uko Uza yakoze ku byejejwe atejerejwe. Byari byemerewe kugira ngo umutambyi ayiramire, ariko umuntu utarejerejwe umurimo ntabwo ari yemeye kuyiramira. Nizo mpamvu we yayiramiye nk'impuhwe, ariko avogera ibyejejwe by'Uwiteka atejerejwe, Imana imutsindaho. Ntabwo byemewe rero kuvogera ibyejejwe nubwo waba wejejwe ariko atari byo wejerejwe. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba uri umukiranutsi, uri umukirisitu, ariko wamara ugavogera ibyejejwe, uvuga ngo nanjye ngiye gutanga igaburo nubwo pasiteri ahari, nanjye ndaritanga. Icyo gihe ni ukuvogera ibyejejwe utejerejwe. Imana ishobora kugukindura. Ni ikintu cya mbere gituma abantu bakenyuka, kuvogera iby'Imana byejejwe utarabyejerejwe, Imana itaguhaye uburenganzira. Kereka ari isezerano Imana iguhaye ikabwira ngo bikore, icyo gihe bikwejeje. Ariko Uza yaramiye isanduku atari wari ukwiye kuramura. Hari abatambyi babyejerejwe kubiramira, ariko abigirira impuhwe. Mu kugira impuhwe kwe avogera iby'Imana byejejwe. Icyo ni icya mbere. Sawuli nawe byamubayeho. Uwiteka yaramubwiye ngo genda. Ijambo ry'Imana muri Samweli ya mbere ibice 15 bavuga ngo nibutse uko Abameleki batangiriye Abisirayeli bari kuva mu Egiputa, nibutse genda ubatsembe abantu bose, abagabo, abagore, abana bato n'abonka, ndetse amatungo, inka, intama, ntugire icyo usigaza. Iryo ryari isezerano ry'Imana imuhaye. Sawuli yari umwami wa Isirayeli, Imana imutegeka gutsemba agendere mu itegeko ry'ubwami. Ariko agezeyo aratsemba, ariko ageze mu matungo abanza kwivugana umwami yahagirwa mufata azamwerekane, atari isezerano ry'Imana. Ageze mu matungo asanga harimo inka z'inyamibwa zibyibushe, intama nziza zibyibushe. Agira umutima wo gusahura, abihengekera ku murimo w'Imana. Ariko agarutse ijwi rya Samweli riramubwira ngo uko gutamatama numva wubarira isezerano itegeko ry'Imana. Aravuga ati Uwiteka yantumye mu rugendo, uko yantegetse niko nakoze, naratsembatsembye ndarangiza. Ariko Samweli aramubaza ati none uko gutamatama numva nuko kwabira kw'inyamibwa ni? Aravuga ngo abantu nibo barokweye inyamibwa zari nziza kuruta izindi n'intama. Bamaze kubirokora, ntabwo hari ku nyungu zanje cyangwa ku nyungu z'abasirikari, ahubwo kwaruya ngo tuzatambire Uwiteka Imana yawe igira ugari. Urumva Sawuli yari umwami wa Isirayeli, inshingano ze zari ukukora iby'Imana yamutegetse bya cami. Uwari wemerewe gutambira Uwiteka Imana igira ugari ni umutambyi watoranijwe, kuko Imana yari yaratoranije abashumba batatu. Umushumba wa mbere yari umuhanuzi, umushumba wa kabiri yari umutambyi, umushumba wa gatatu yari umwami. Abo bose buri wese yari afite inshingano ze. Sawuli rero kwari ugutsemba akarangiza nk'uko itegeko ry'Uwiteka ryavuze, ariko asagura inyamibwa zari nziza kuruta izindi n'intama. Bamubajije atakwikubise hasi ngo yihane icyaha cyo gusahura. Aravuga ngo ntabwo ari ku nyungu z'abasirikari nanjye ngo kwarugira ngo tubikoreshe dutambira Imana yawe igira ugari. Ubwo Samweli yumvamo ko Sawuli ntabwo ashaka ubwami gusa, ashaka n'ubutambyi atahawe. Uko kuvogera umurimo w'ubutambyi atahawe biba icyaha gikomeye ku Mana. Kuko icyarimuje Sawuli ni ibyaha bitatu, ariko icyari gifite imbaraga n'ikiriya cyo kwiha umurimo w'ubutambyi atarerejwe ubutambyi ari umwami. Yibagirwa ko ari umwami yigira umutambyi. Icyaha cya mbere koko ntabwo yatsembye ngo arangize nk'uko itegeko ry'Uwiteka ryamutegetse.
icyaha cya kabiri yiyitirira ubutambyi kandi atari umutambyi. ubundi abatambyi bari baratoranijwe ari abagomba gukomoka mu muryango wa Lewi, ariko Sawuli yakomoka mu muryango wa Benjamini. ntabwo abakomoka mu muryango wa Benjamini bigeze bezerezwa ubutambyi. yari umwami, noneho yiyitirira ubutambyi, ni ukuvuga ngo avogera iby'Imana. si uko yari akoze ibyaha bikomeye, ariko ntabwo yerejwe ubutambyi. icyaha cya gatatu ni uko yananiwe urugamba rw'Abafilisitiya akajya gushikisha ku mushitsikazi w'i Andori. urebye hariya muri Samweli ya mbere ibice cya 28 umurongo wa 1 kugeza kwa 7, yari ananiwe urugamba rw'Abafilisitiya, asaba inama abajenama, bamugira inama yo kuja Andori ngo ashake umushitsikazi arebe impamvu yo gutsindwa kw'Abisirayeli. nibyo nabyo ni icyaha, ariko icyaha cyababaje Uwiteka ni uko yashatse kuvogera ubutambyi atahamagariwe kandi Imana itamwatse ubwami. iyo ni ingingo ya mbere, kuvogera iby'Imana utarabyejerejwe. ingingo ya kabiri ni ugusuzugura ababyeyi bakubyaye. kuva ibice ni 20 umurongo wa 12 haravuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe iguha. Bibiri tubwira ko gusuzugura ababyeyi bituma imyaka yo kurama y'umuntu igabanuka. ni Satani rero ubyubakiraho kugira ngo ashire mu mutima abasore urubyiruko kugira ngo basuzugure ababyeyi bakenyuke vuba. uko gukenyuka kunezeza Satani. nizo mpamvu izo ngingo esheshatu niyo wazubatse kugira ngo arwanye Imana, anatuma abantu bapfa bakenyutse. abasore bakenyuka kuko tumvira ababyeyi. kutumvira ababyeyi biri mu cyiciro cy'ubuhenebere bw'abatubaha Imana. usomye Timoteyo ya 2:3 ku murongo waho ni uwa 3 havuga ngo mu minsi y'imperuka abaraja bari igihe cy'ubuhenebere bukomeye. abantu bazaba bikunda bakunda impiya batumvira ababyeyi. hariya ku murongo wa 3 ngo batumvira ababyeyi. uko tumvira ababyeyi kuri mu buhenebere bw'imperuka gutuma abantu bapfa bakenyutse. nizo mpamvu mu mategeko 10 Imana yatanze ku musozi Sinayi, itegeko rya 2 rivuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose yo hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo bitaka, ntukabyikubita imbere kuko Uwiteka Imana yawe ni Imana ifuha. murabana gukiranirwa kwa base kageza ku buzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira abankunda. ibyo byose abari kugira ngo abantu bagendere mu nzira y'Uwiteka. ariko hara ku murongo wa 12 avuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe iguha bikongerere kurama. ingingo ya 3 ni igihe umugabo n'umugore bashakanye muri rwa rugendo rwo kuboneza urubyaro no kuringaniza urubyaro no kugabanya urubyaro. navuze ubushize ko kuboneza urubyaro atari icyaha, no kugabanya urubyaro no kuringaniza urubyaro, ariko hari inzira zemerwa n'Imana n'izitemerwa. umugabo n'umugore baryamana bamara bakamena hasi kugira ngo birinde kubyara, ni icyaha ku Mana. biranditswe mu Itangiriro ibice 38 umurongo waho wa 1 kugera ku murongo wa 10. Yuda yari afite abahungu 3, Eri, Onani na Shera. none aje kurambagiriza umuhungu we Eri, umukobwa witwa Tamari. ariko Eri ngo yari umunyabyaha imbere y'amaso y'Uwiteka apfa kare. ariko amategeko y'Imana avuga ngo niba afite murumuna w'umuhungu nacikure mwene se atunga uwo mugore. niko Onani byagenze, arabyemera kubw'amategeko itegeko ry'Imana, acikura mukuru we Eri, afata Tamari nk'umugore we, ariko amufatana umutima mubi. ijambo ry'Imana riravuga ngo amaze kumucikura atekereza ko umwana azabyara azasa nawe, ariko akitirirwa uwakoye. ijambo ry'Imana rivuga ngo hakwinka akuwakoye. noneho rero niwe nyirabana, yari kubyara umwana usa nawe Onani, ariko wa mwana akitirirwa Eri. ishari riramufata igihe aryamanye na Tamari, noneho ku buriri Ona akamena hasi. yitwa Onani, Onani. yamena hasi rero, agumije kumena hasi bikongeza uburakari bw'Uwiteka. abantu rero baboneza urubyaro bakoresheje kuryamana bakamena hasi, ni icyaha cy'Uwiteka, na Imana igabanya imyaka yabo yo kurama.
ahangaha ijambo ry'Imana rivuga ngo bikongeza uburakari bw'Uwiteka kuko Onani ari kumena hasi aryamanye na Tamari, noneho Imana iramwica. Ni ukwirinda bene data, ugakoresha inzira zemewe. Niba ushaka kuringaniza, koresha kwifata, koresha kubara, ariko ibindi byose ntabwo byemewe. Niba ari urunigi nibyo, niba ari ukubara nibyo, niba ari ukwifata nibyo, niba ari ukwihumuriza nibyo, ariko ikirenze ibyo ni icyaha mu maso y'Uwiteka. Imana iramwica. Mwirinde rero, nzi ko abantu benshi muri iyi minsi bigezemo, abantu bari mu gihe cy'iterambere bashaka kuboneza urubyaro koko, ariko bagakoresha inzira zitemewe n'Imana. Kumena hasi koyiti animale ntabwo byemewe n'Imana. Ingingo ya 4 hano, ingingo ya 4 ni ukuvuga ngo ni ugusuzugura isezerano wagiranye n'Imana. Gusuzugura isezerano wagiranye n'Imana. Hariya turareba nk'abacamanza igice cya 13 umurongo wa mbere kugeza ku murongo waho wa 12, aho nyina wa Samusoni umugore wa Manowa yari ingumbi igihe kirekire, ariko Imana imuhaye amahirwe yo gusama, imusezerana ko umwana uzavuka yitwa umunaziri Samusoni. Samusoni rero ni umunaziri. Yagombaga kubaho atanywa inzoga kuko ari umunaziri. Yagombaga kubaho adakora ku ntumbi kuko nyine ari umunaziri. Yagombaga kubaho adakora ku bisindisha. Ndetse isezerano rye ku bice 13 hariho no kuvuga ngo ikintu cyose gisa n'umuzabibu kubw'ubunaziri bwa Samusoni ntakagikoreho. Imana yongera isezerano ivuga ngo kuko ari umunaziri w'Uwiteka nta cuma cogosha kizakora ku mutwe we. Ahangaha ni isezerano umuntu ahawe n'Imana. Kusuzugura isezerano rero wahawe n'Imana nabyo byica umuntu kare. Dusomye kuri 16 umurongo wa mbere, urupfu rwa Samusoni. Yapfuye ari uko Delila muhendahenze ngo amubwiraho imbaraga ze zikomoka, amena ibanga ry'Uwiteka, avuga ko bamwogosha umusatsi ashobora kubura imbaraga, Abafilisitiya bakamugenza uko bashaka. Delila muganisha iyo ashaka, kubera asuzuguye isezerano Imana yamuhaye ry'ubunaziri. Gusuzugura isezerano ntabwo ari Samusoni gusa wenyine, ahubwo n'umuntu w'Imana Imana yatoranije yari yohereje avuye i Buyuda kugira ngo aje kuvuma igicaniro ca Yeroboamu. Yageze yakora nk'uko Uwiteka yamutegetse, ariko Imana yari yamuhaye amasezerano yo kugenderaho. Imana iramubwira ngo mu rugendo ugiyemo ngutumye kuvuma igicaniro c'umwami wigometse Yeroboamu w'amajaruguru. Ugende neza, iyo nzira ugiyemo ntugire icurya kandi ntugire icunywa, kandi nuja kugaruka ntusubize inzira waturutsemo. Yaragiye akora nk'uko Uwiteka koko yamutegetse, ariko i Samariya hari umuhanuzi w'umusaza wabagayo wahanuraga ku gicaniro ca Yeroboamu. Aragenda, yari adahari, umuntu w'Imana ahageze avuma igicaniro ca Yeroboamu. Yeroboamu yamutunze ukuboko ngo mufate uwo muntu, ukuboko kuranyunyuka. Bigaragara ko yatumwe n'Uwiteka koko. Aratabaza, atabaje umuntu w'Imana aragaruka aramusengera kwa kuboko guriya kwa kuzima. Umwami Yeroboamu aramubwira ati reka bagutegurire ibyo kurya ifunguro, urananiwe ubone gusubira. Aravuga ati ndakurahiye Uwiteka nyiringabo wantumye muri urugero, yambwiye ngo ningeraho ne kurya ibyo kurya byaho kandi ne kunywa ibyo kunywa byaho, ngaruke kandi ne gusubiza inzira nanyuzemo. Niko byagenze, ashira amatambiko ye ku ndogobe akora uko Uwiteka yamutegetse. Wa muhanuzi w'umusaza utaruhari abaraje, baramubwira bati wigize ingenge ngo uri umuhanuzi, hano hageze umuntu akora ibitangaza utari wageraho. Yumvise agize ishari, aravuga ati uwo muhanuzi ari hehe? Yumva ko atagacira imbere y'abaturage b'i Samariya. Aravuga ati anyuze he? Bamwereka hanyuze. Nawe amushira amatandiko ku ndogo bamwirukaho. Amusanze mu nzira avuga ati si wowe muntu w'Imana uvuye iwacu? Ati ni njyewe. Imirimo wakoze inejeje si wowe wayikoze? Ati ni njyewe. Ni Uwiteka nyine wankoreshe nasoza itegeko ry'Imana. Aravuga ati rero Uwiteka arakuntumye. Aravuze ngo uwo muntu w'Imana nagenda adafunguye murahura n'akaga. Undi aramubwira ati Imana yambwiye ngo ne kurya ne kunywa. Aravuga ati namutanze guhanura ndashaje. Nanje marayika w'Uwiteka amanutse avuye mu ijuru arambwira ngo garura uwo muntu, nutamugarura ngo arye akanyu kageze.
ntuntumye rero kurusha imyaka nagutanze muri uyu murimo kandi nanjye ndakora ntabwo babikubwiye garukira aha yaragarutse umuntu w'Imana baramuzimanira yicaranye na wa muhanuzi w'umusaza ijambo ry'Uwiteka rirongera rimanukira muri wa muhanuzi w'umusaza rivuga ngo kuko wasuzuguye isezerano ry'Imana yawe Imana ikakubwira ngo urugendo ugiyemo nturye ntunye nkaba nguhaye ibyo kurya ukabirya ukabinywa ntabwo uzagerayo yamaze kurya ashira amatandiko ku ndogobe yagiye gato yabahuye n'intare intare iramwicire kindogobe abantu baratangara bari mu misozi bose baravuga ati uriya muntu agize akaga baravuga ati ni umuntu wavuye i Buyuda wari waje gusenya igicaniro cya Yerobowamu ntiyubahiriza isezerano ry'Imana abarapfuye kutaguma mu musezerano ry'Imana iby'Imana yakubwiye ukabisuzugura ukabivamo ukibwira ngo biroroshe nubwo kaba ari akantu gato wibwira ngo ni gato ariko wagiranye n'Imana isezerano nyabuna ntukarivemo nibyo Satani akoresha kugira ngo abantu bapfe bakenyutse yarapfuye ako kanya siripurasi ntabwo ari uko yari afite gukiranirwa ahubwo ni uko yasuzuguye isezerano y'Uwiteka hano rero gusuzugura isezerano ni icya kane hariya noneho ishari cya gatanu turasubira kuri Onani ishari noneho rero kuko hari habaye ibyaha bibiri habaye icyaha cyo kuvuga ngo sinshaka ko umwana wanje asa nanje akitirirwa mukuru wanje habaye mwagashari kumena hasi cyari icyaha ca mbere ishari ni icya kabiri abantu bagira ishari bazapfa vuba yumva ibonye ko ashobora kubyara umwana agasa nawe kandi atazamupfa nawe kuko yari niwe wari warakoye kandi amategeko avuga ko wakoye ari nyirabana aravuga ati umwana wanje azasa nanje namara yitiriwe mukuru wanje nje ndamureba atari uwanje kandi ari je wamubyaye iryo shari naryo rifataniriza hamwe no kumena hasi noneho Uwiteka aramukindura agwaho ngaho arapfa ishari ni icya gatanu icya gatandatu hano ni ukunyaga icubahiro c'Uwiteka kunyaga icubahiro ibyakozwe n'intumwa 12 umurongo wa mbere kugeza umurongo wa 20 kugera 23 ibyakozwe n'intumwa 12 umurongo wa 20 kugera 23 turabona ikiganiro ca Herode ubwo ni Herode bavuga wishe Yakobo wari washize Petero mu nzimbohe ubwo ni Herode wa gatatu Agripa wa mbere aganiza abaturage yambaye imyenda y'ubwami baramwitegereza bumva ikiganiro baranezerwa bamaze kunezerwa bashira muri mudu nziza y'ibineza neza n'imyambaro y'ubwami yambaye dezabi royo maze baranezerwa cyane bamaze kunezerwa batera hejuru bati noneho ntabwo ari umuntu ni Imana iri kuganira natwe byahindutse namwe nimuze mwumve ko ntabwo akiri ntabwo ari Herode ni Imana yaje kuganira natwe inyuriye muri Herode Imana irarakara muhangare muvuge ngo icubahiro ca Herode ni icanje kandi Yesaya 42 umurongo wa 8 aravuga ngo icubahiro canje ndirahiye n'Uwiteka ntabwo nzagihundi kizaguma ku Mana gusa ariko abaturage bari barumvise n'ubutumwa bwiza baravuga ngo ntabwo ari Imana uyu munsi yatuganirije ntabwo ari umuntu watuganirije ahubwo ni Imana yatuganirije nubwo mubona ishusho ya Herode ariko ni Imana Herode arishima rero ntiyabwira ati sindi Imana ndi umwami nawe arishima yumva ko bamushize hejuru uyu marayika aramukindura nukuvuga ngo iyo caha abaturage ati mwinyita Imana nanje ndi umuntu nkamwe abakozi b'Imana benshi barabikoresha bati nanje ndi umuntu nkamwe n'abamarayika Yohana agiye kwikubita hasi ngo aramye marayika marayika wenyine aravuga ati ndi umuntu nanje sinkwiriye kuramwa Uwiteka gusa Uwiteka ni wenyine ukwiriye kuramwa nuvuga ngo ramye Uwiteka w'indamya nanje ndi umukozi w'Imana nkawe w'indamya rero iyo wibagiwe bakakuramya ukemera birazamuka bikagera ku Mana kandi bujwe kw'ibicubahiro c'Uwiteka ngo ucishireho Herode batangiye kumusingiza baramwogeza nawe birazamuka abantu barahamagara bati ntabwo ari Herode watuganije umunsi ni Imana
arishima yumvise ko yabaye Imana baganirije abaturage. Imana yohereza marayika wayo araza aramukindura ako kanya arapfa. Kwiba icubahiro c'Imana rero no muri Yesaya 48:11 aravuga ngo ndirahinda Uwiteka. Imana yabisubiyemo, ntabwo icubahiro canje nzagihuri. Abantu bafata icubahiro c'Uwiteka, abantu bafata icubahiro c'ubutambyi, bose birazamuka bagera ku Mana bagakongeza uburakari bwayo, maze Imana ikohereza marayika wayo akabakindura. Icambere nugukora kubyejejwe utarabyejerejwe. Ica kabiri nugusuzugura ababyeyi bakubyaye. Ica gatatu nukuryamana n'uwo mwashakanye mukamena hasi, nabyo binyuranyije n'ubushake bw'Imana, ngo mushaka kugira ngo muringanize urubyaro nto byemewe. Ica kane nugusuzugura isezerano ry'Imana wagiranye nayo ukaricamo kubw'agasuzuguro. Ica gatanu ni ishari. Ica gatandatu nukunyaga icubahiro c'Uwiteka. Ibyo bintu uko ari bitandatu Satani yabyubakiyeho kugira ngo abantu baje bapfa bakenyutse. Ijambo ry'Imana rero yatubwiye ngo imyaka Imana yaduhaye ni 70, ariko iyo yiyongeye n'imbaraga agira 80. Nongera ku myaka 70 rero uzashima Imana uvuga iti ryasezerano ndarisohoje. Kugera kuri 70 ntabwo byari ubushake bw'Imana, ahubwo ni ibyaha by'abantu byakomeje kwiyongera. Idukura ku kuramya kw'iteka, idushira kuri 900, idushira ku 120, idushira kuri 70. Umuntu rero aramya imyaka 70 ni nk'inzoka, niyo masezerano ye. Izindi matungo n'ibindi biremwa bindi biremye imyaka ukwayo, kuko akanyamasyo karama 200, inzovu ikarama 100, inzoka n'umuntu 70, niko n'ingagi n'inyoni y'imburi birama 50, niko n'ingamiya, intare n'imvubu birama 40, niko impundu irama 35, niko ingwe irama 30, niko inka n'imbwa n'injangwe birama 20, niko ihene irama 18, niko intama irama 15, niko urukwavu rurama 10, niko inkoko irama 8, niko imbeba irama 4, niko isazi irama ukwezi, niko umubu urama amasaha 28. Ibyo byose Imana yabitugeneye kugira ngo tube abo kwihesha icubahiro, ariko amatungo birababaje asigara arusha umwana w'umuntu. Ariko imyaka Imana yaduhaye, icyo Imana idusaba muri iri jambo ni ugukora evaluation. Ibyiza nakoze bingana iki? Ntabwo naba naratambikiye muri iyo myaka nubwo ari mike ngakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Imana rizanezerwa mu myaka yaduhaye 70. Zaburi ya 90 biri mu ndirimbo ya Mose ivuga ko iyo ugeze kuri 70 urangiye isezerano ry'Uwiteka, ibisagutse ni inyongera yo gukiranuka kwawe. Ariko ushobora kubaza ngo mbese nta wayirenza? Barayirenza benshi. Ese nta wapfa mbere yayo? Barapfuye benshi. Ariko dusonye muri Yobu igice ca 42 umurongo wa 16 haravuga ngo ubwo gukiranuka kwa Yobu, umukiranutsi utunganye, mwongera imyaka 140 kuyo nari rateguye yo kuramakwe. Yatangiye kugeragezwa afite imyaka 62. Kumusaura n'intambara y'abambuzi yabaye mu gihe cy'imyaka 7. Uburwayi bw'ibishute bumuramaho imyaka 7. Ubwo ni 14 kongera kuri 62 76 yaramaze. Ariko Imana iravuga ngo kubwo gukiranuka kwawe ndebye uko wihanganye imibabaro yose, kabona uko utancumuyeho mu kunyagwa kwawe, kabona uko utancumuyeho mu burwayi bwawe, ukanga kwirengagiza amasezerano n'ijambo ryanje, ukanyubaha ukanyumvira, hongera imyaka 140 kuri iyo 76. Ubwo uraramye imyaka 216 niyo Yobu yaramye. Ni ukuvuga ngo iyi myaka 140 niyo yongereye kuyokura amakwe. Urumva yari gupfa afite 76 wene, ariko Uwiteka Imana iravuga ngo ko gukiranuka kwawe ndakongereye. Nkuko gukiranirwa kw'abantu Imana yagabanya, gukiranuka Imana irongera nyine. Bigaragara kuri Yobu, byaragaragaye. Abantu benshi bavuga ko Yobu ari imfashanyigisho ko atari umuntu wabayeho, ariko hari ibimenyetso byinshi by'ijambo ry'Imana bigaragaza ko Yobu yabayeho nk'umukiranutsi w'Imana. Muri Ezekiel igice ca 14 umurongo wawo 12 kugera kwa 14 haravuga ngo ijambo ry'Uwiteka rinzaho riravuga ngo mwana w'umuntu,
igihugu nikinkorera icyaha nanjye nkakiramburaho ukuboko kagitsembaho urwishingikirizo kagitsembamo amatungo n'umutsima, nubwo haba hasigaye umuntu ufite gukiranuka unganya na Nowa na Yobu na Daniyeli, gukiranuka ko kwakiza ubwaho bugingo, ariko igihugu cyahinduka amatongo, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ntabwo rero Imana yafata Nowa ngo ivuge ngo anganya na Yobu gukiranuka, Nowa yarabayeho Yobu atarabayeho. Ntabwo Imana igereranya uwabayeho n'utarabayeho. Ababayeho nibo bagereranywa, abatarabayeho ni inkuru zitabaho nyine. Ariko niba Nowa yarabayeho, Imana ikavuga ngo anganya na Yobu gukiranuka. Niba Daniyeli yarabayeho, Imana ikavuga ngo anganya na Yobu gukiranuka, na Yobu yabayeho nkabo. Ntabwo wagereranya abantu babiri, umwe yarabayeho undi atarabayeho, kuko mu isezerano rya kera abantu bafite gukiranuka kurusha abandi ni Nowa na Yobu na Daniyeli. Mu isezerano risha ni Pawulo na Dorokasi na Stefano, abandi bakaja baraza nyuma. Ntabwo gukiranuka abakiranutse ari batatu gusa, ariko abafashe umwanya wa mbere nabo ni Nowa, ni Yobu, ni Daniyeli muri Ancien Testament. Muri Nouveau Testament ni Pawulo na Dorokasi na Stefano, abandi bagakurikiraho. Imana yacu dusange kugira ngo tumenye kwevariwa, tumenye ibyiza twakoze no kubibara, tubigaragaze mu maso y'Uwiteka, tubwira Imana tuti Imana warakoze. Ku ijambo ry'Imana muri Yohana ya 3:21 haravuga ngo niba imitima yacu itaducira urubanza imbere y'Imana turatinyuka. Nawe tunyuka imbere y'Imana, umutima wawe ntabwo ucira urubanza ku byo yakoze uyu mwaka wose wa 2022. Ibyo wakoze hose nta birimo mu byo wakoze bigucira urubanza. Niba nta birimo uratinyuka imbere y'Imana kandi urayisaba icyo ushaka, kandi Imana yiteguye kukubabarira no kugukiza no kuguha ibyo ukeneye byose. Imana idusange ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Pasiteri, wasoza usenga Imana. Mana turagushimiye, icubahiro ni icawe Mana, kandi niho watanze amasezerano ngo icubahiro cawe ntabwo uzagihundi. Niho nyiri icubahiro wenyine rero, niho waremye isi n'ijuru. Uratwemereye ngo tugeze muri uyu mwaka musha wa 2023, ntabwo ari ku bwacu, kuko dukoze evaluation hari benshi bapfuye uko iminsi ihita, ariko twe ntibabishatse, kuko uracadufite umugambi kubw'uyu murimo wawe. Mana ukomeze itorero ryawe, iyo witangiye ukaricumuza amaraso yawe, abumva ubutumwa bwiza mu mahanga yose, mu mpande enye z'isi, mu bihugu bitandukanye, bumva ijambo ryawe, barushaho kunyurwa naryo, kandi barushaho kukugarukira, baguha icubahiro gikwiye, kugira ngo Mwami ubwo dutangiye umwaka musha tuwutangirane umugisha uturiki iwawe mu ijuru. Duce bugufi tukumvire, kugira ngo nawe utwishimire kandi utwongerere imyaka yo kurama, kugira ngo dusoze umurimo wawe. Ni mu izina rya Yesu umwami wacu, amena. Pasiteri, hari icyo wongeraho? No gushimira bene data dushiraho communication, nubango itumanaho ryacu kuri nimero ya WhatsApp, abashaka kutubaza amakuru no kumva inyigisho dutanga batubaza kuri nimero ya WhatsApp 0786696620, 0786696620. Twabagezaho ubutumwa bwiza mwifuza, n'abashaka ubusobanuro bw'ibindi byanditswe byera twabibagezaho. Murakoze, ni Pasiteri Imana iduha